Aha ni mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kigarama, mu mudugudu wa Zuba. By'umwihariko imodokari iri mu bwoko bwa Dina ibashije kugonga botike. Murabibona nk'uko mubibona mu mashusho yacu, yagonze botike iturutse ku Kinamba kuri sitasiyo ya REB, iraza yinjira muri botike y'umuturage. Mu by'ukuri yinjiye muri botike y'umuturage, urabona ko yangije byinshi. Niba uri kubireba mu mashusho uragenda ubibona ko harimo bimwe byagiye bipfukiranwa. Ukibaza ese uyu muntu wari utwaye imodokari yari yaba yasinze, yaba yabashije gukora impanuka bwoko ki? Ni nyuma y'iminsi myinshi polisi y'u Rwanda ibasha kuvuga ku bijyanye n'impanuka ziri kuba muri ino minsi, ndetse n'ubugizi bwa nabi ugenda agaragaza uburyo ki ibintu byose bimeze. Ariko kuri ubu ngubu iyi modokari ya Dina yinjiyemo neza rwose. Breakdown niyo iri kubasha kuyikuramo kugira ngo barebe uburyo ki babasha kuyikuramo. Amakuru dufite ni uko nta muntu n'umwe wigeze uba wabasha kuhasiga ubuzima cyangwa se kuhangirikira, ariko byinshi mu bicuruzwa byagiye bigaragara ko urabona ko ibijyanye n'ibicuruzwa birimo imineke, birimo amafu, birimo n'ibindi byinshi byagiye byangiritse. Ukibaza ati ese uyu muturage nyuma y'ibi bizazane cyangwa se ibyago bimubayeho, ubuzima burakomeza gute? Ni nyuma y'uko wenda ubona ko bwari ukwishakisha, byari ubuzima muri rusange, gushakisha imibereho ya buri wese, ariko ni impanuka biragaragara. Turaza kugerageza kumenya niba koko urwego rw'ubugenzacyaha cyangwa urwego rwa polisi ibijyanye no mu muhanda icyo biri bivuge kuri ino mpanuka. Biratubwira niba uyu mushoferi yaba hari ikindi kibazo yari afite, cyangwa se yaba ari umunaniro wenda yari afite ku buryo yabasha kuba akora iyi mpanuka. Abaturage bamwe na bamwe bagiye babona ko barashungereye ahantu ugereranyije ahantu imodokari ishobora kureba yaba yaturutse ni mu ikorosi, ubona ko rituruka mu bice bya Nyamirambo yerekera mu bice bya Kigarama. Aha hafi ni muri zebra crossing. Nureba neza urasanga imodokari ahantu yaturutse uva ku murenge wa Kigarama, ni mu karere ka Kicukiro, yerekeza ahagana mu Miduha. Aha rero ni mu isantere, urabona ko ari kuri sitasiyo. Ukibaza ngo ese yatanye iraza ikubita iyi botike ite? Ese agisida ni agisida ushobora kureba nawe bikagucanga, ni agisida ushobora kwibaza uburyo ki yabayemo, ukaba wareba ukibaza uburyo ki yabayemo nawe bikakuyobera. Ariko ni impanuka yabaye mu isaha ya mu gitondo, yabaye ku isaha hafi y'isaa 2, nimba atari saa 2 nibwo yabaye ino mpanuka muri uno muhanda. Ariko ukibaza uti ese koko uyu muturage niho hantu yashakiraga amaramuko, niho hantu yabashaga kubonera wenda ibyo kurya? Bivugwa yuko urabona ko baracyari kugerageza kuyikuramo no kugerageza. Ni inzu ubona ko yari imaze iminsi ishobora kuba yarubatswe, ariko wenda kuba yariteye amarange, ariko urabona ko ari inzu yo mu bwoko bwa kera. Urabona ko yubakishije ibiti, nyine ubona ko yubatswe mu gihe cya kera. Ariko ukibaza ese nyuma y'ibi ngibi byibuze ubuyobozi bwo buraza kuvuga iki? Ese uyu muturage we ni iki kintu ari buhabwe kugira ngo wenda ubuzima busubirane nk'uko bisanzwe? Turaza kuba tumenya byinshi ku bijyanye n'ibi bintu. Reka tureke dukomeze turebe uko ino agisida imeze. Urabona ko iyi plaque iri mu bwoko bwa LG 748C. Ni LG 748C.
bwoko bwa Dina cyangwa se mu bwoko bwa ni ubwoko bwa Dina, niyo yabashije gukora ino mpanuka ikabasha kwinjira muri botike y'umuturage. So umuturage ndabona nta wabasha kuhagera, ibyo ari byo byose ashobora kuba yabyukiye mu yindi mirimo agiye gushakisha uburyo ki ibintu bimeze. Turaza kumenya uburyo ki ibi biri bugende cyangwa se uburyo ki ino mpanuka iri burangire. Turagerageza kuvugisha abashinzwe ibyo mu muhanda cyangwa se polisi, twumve icyo bari buvuge kuri ino mpanuka ndetse n'icyo bari bubashe gutangaza ku bijyanye n'iyi mpanuka. Inzego z'umutekano zabashije kuhagera, ubwo n'inzego z'ibanze harimo ibijyanye n'umudugudu, ibijyanye n'irondo ry'umwuga, abo nibo bashije kuhagera. So nta tarafiki cyangwa se ishami rishinzwe ibinyabiziga byo mu muhanda ntawe arabasha kuhagera ngo tumenye ngo bimeze biti. Reka dutegereze tubanze tumenye ngo impanuka ije gutya, wumva ko impanuka ishobora kuba yabaye mu isaha saa 2, arumva ko harakiri mu gitondo. Twibaza se uyu wari utwaye imodoka we yaragiye he? Yaragiye mu kazi wenda, ariko ukibaza uburyo ki yatannye akaza kugonga inzu. Nta kindi cyangiritse usibye ino botike, ino modoka ku bw'amahire nta muntu yabashije kugonga, nta wundi muntu yigeze wangirikira muri ino mpanuka usibye iri duka muri kubona mu mashusho yanyu ryabashije kuba ryagongwa. Nta wundi muntu wabashije kuhasiga ubuzima cyangwa se ngo abe yahangirikira usibye ibyo byose. Reka dutegereze rero turebe by'ishami, abashinzwe ishami ryo mu muhanda cyangwa se traffic police kiri buze kuvuga kuri ibi bintu. Ubundi mukomeze mukurikirane inkuru yacu, turayibagezaho gatanu ku kandi. Urabona ko bimwe mu byabashije gutabarwa kugira bitarengerwa n'itaka n'ibi ngibi uri kureba, harimo ibijyanye n'umuceri, ibijyanye n'amavuta, n'ibyo byabashije kuba byarokorwa aha ngaha. Ibindi rero urabona ko byabashije kurengerwa n'itaka, urabona ko itaka ryari ryinshi. Ku bw'amahire nta muntu wari uri muri ino modoka, kuko iyaba naniye nta muntu wari uri muri ino nzu, kuko iyaba harimo umuntu abantu twari kuba tuvuga ibindi, kuko urabona ko ntabwo yari kuba yabasha kurokoka cyangwa se ngo abashe kuba yabasha kuhikura. Ariko ku bw'amahire nta muntu wangirikiyemo, nicyo kintu dushobora kuba twavuga ngo cyangwa se tuba twashima Imana. Ariko ukibaza ese imodoka by'umwihariko uyu muntu wakoze agisida yari ari mu biki? Kuko urabona ko yaturukaga ruguru, n'ahantu bigoye kuba wabwira umuntu ko hashobora kuba habera impanuka, ntabwo yabasha kubyumva. Ariko by'umwihariko kuba wabasha kubona lokasiyo cyangwa uburyo ki imodokari yangiritsemo, urabona ko imodokari yagiye yangirika ku rukuta rw'imbere, yagiye paraburize urabona ko yose yashwanyaguritse. Urabona ibijyanye n'amatara y'imbere byose byabashije kwangirika, nta kintu na kimwe. So urabona ko yari yongeye kugwa, ahubwo yari yongeye kugwa bwa kabiri. Bari kugerageza kugira gute? Bari kugerageza kubasha kuyishyira kuri blankari, bari kugerageza kubasha kuyishyira kuri blankari. Ariko urabona ko ni imodokari ishobora kuba ni ahantu ubona harimo umukuku, kugira ngo bayizamuremo biraza kuba byabasha kugorana, ariko blankari wenda iraza kubikora kubera ko niko kazi kabo. Bari bagerageje rero kuyikurura, ariko umugozi uracitse, yari yongeye gusubirayo. Ariko ku bw'amahire ibitaka birayitangira, ibashije kuba byayitangira, ntabwo ibashije kuba yabasha gusubirayo. Reka turebe ko iyi modoka iri buhave by'umwihariko, tukareba ko